Welcome, tuguhaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi tugarutse ku ndirimbo ya Bruce Melody yise Pom Pom, akaba yarikoranye na Diamond Platinum. Uyu nguyu Diamond Platinum yakomeje kumirwa cyane ku buryo ino ndirimbo iri gutrayininga cyane kuri social media platforms, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, kuba imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 3,400,000 mu gihe cy'iminsi 12 gusa. Iyi ngiyi avuga yuko yakoranye collab na Bruce Melody, abona ino ndirimbo Pom Pom izakundwa ariko ntigere kuri uru rwego, kuko urwego ari urwego rushimishije cyane, aho imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 3 mu gihe cy'iminsi 12 gusa. Bivuze yuko iyi ari indirimbo rero ikunzwe cyane kurusha iyo Bruce Melody yamaze iminsi asohoye yise Munyakazi, aho yo imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 1,400,000 gusa. Kuba iyi ndirimbo Pom Pom iri gutrayininga cyane cyangwa se iri kurya hit, ni kimwe mu bituma Diamond Platinum, umuhanzi w'Umutanzania, avuga yuko Bruce Melody ari umuhanzi ukomeye cyane wo mu Rwanda, kuva naho yavuze yuko Bruce Melody ndetse na The Ben baramutse bashyize hamwe bagakora, u Rwanda rwaba urwa mbere muri Afurika mu muziki. Iki rero ni kimwe mu bituma Diamond Platinum avuga yuko Bruce Melody ari umuntu utoroshye cyane, ko ari umuhanzi ukomeye, dore ko agiye kuzakorana n'indirimbo cyangwa se collaboration n'umuhanzi w'Umunya-Nigeria yitwa Yemi Alade. Iyi ngiyi rero ikaba ariyo mpamvu ituma Diamond Platinum ikomeza kuvuga yuko Bruce Melody ari umuhanzi ukomeye cyane. Yego anavuga yuko na The Ben nawe atoroshye, ko nawe azi gukora umuziki we cyangwa se akazi kiwe neza. Komeza kuryoherwa na update cyangwa se amakuru tukugezaho ibyamamare ya buri munsi. Urasabwa kuba wakwiyandikisha kugira ngo utazajya ucikwa na video cyangwa se ibiganiro tukugezaho, ukoze subscribe ugafungura n'inzogera. Niba ari igitekerezo ufite cyandika muri comment, like, share, nabyo ni ingenzi cyane kugira ngo dukomeze kuzamura uyu muyoboro wacu wa YouTube. Nawe ubutaha mu yindi video nziza tuzagukorera.